witoreye imbaga y'abayoboke, warengeye abavandimwe mu rugendo bashoje rwa Yubile, ukomeza kubaba hafi, ubongerera ukwemera kugira ngo bagukomereho kandi barusheho kugukorera, basakazemo umugisha wawe kugira ngo basubire iwabo banezerewe, abo bahura nabo bose babaratira ibigwi byawe n'impuhwe wabasakajemo, kandi bakomeze kukubera abahamya mu bikorwa byabo byose, kubwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu n'abane namwe. Nyagasani Imana ushobora byose n'umubyeyi w'impuhwe, n'abahindura urugensiya, mubikesha imbabazi n'impuhwe mwagiriwe ku byaha byanyu, ukwicuza by'ukuri bigaragarira mu mbuto z'ukwemera mufitiye Kristu, umutima wihannye kandi ugorora imigirire idakwiye, inema n'inama mugirwa na Roho Mutagatifu, ndetse no gukomera ku bikorwa byiza kugera ku ndunduro. Nyagasani Imana y'ijuru n'isi, ubashatse guhuriza muri Yezu Kristu abana be bari baratatanye, yababaye hafi, abafasha muri byose muri urugendo mushoje, nakomeze abaragirishe ubuvunyi bwe mu ngo zanyu, kandi abahe guhorana umutima umwe n'amatwara amwe, mubikesha ingabire mwaronse. Ku neza ye yabashyizemo umugambi wo gukora uru rugendo, nasendereza imigisha yose mu mitima yanyu yivuguruye. Ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.